Wongeye kwirirwa neza. Uyu munsi wa none tugiye kwiga isomo ry'ukuntu ushobora gufungura Google AdSense. Google AdSense ni ukuvuga ngo niho hantu amafaranga yawe aca ava kuri YouTube. Amafaranga ava kuri YouTube niho aca, noneho ndagira ngo mbereke ukuntu wakora Google AdSense kugira ngo utazacikanwa umunsi wagize monetization. Nk'uko bisanzwe urandika muri Google rino jambo Google AdSense, ngiri hano uraryandika muri Google yawe. Ngiye nkoresha Chrome niho nari nanyuze, noneho uri buze hano ha kabiri kuri ino link ya kabiri uyifungure. Ufungure ino link kugira ngo tubashe gukora Google AdSense. Ariko Google AdSense isaba ko utabeshya, ibi ushyiramo amakuru ya nyayo, kubera ko hari igihe kigera bakakubaza gushyiramo irangamuntu yawe kugira ngo barebe umwirondoro wawe ko uhuye neza n'amakuru watanze hano muri Google AdSense. Nugera hano barakubaza account ushaka gukoresha. Ngewe reka nkoresha ino account ya mbere kubera yuko niyo ntigeze nkoresha, n'ubwa mbere ngiye kuyikoresha. Iriya ya kabiri yo narayikoresheje. Aha ngaha bari bukubaze hano hambere bari bukubaze ushyiramo website. Niba ufite website ni byiza, ufite website wayishyiramo, ariko ubaye utari wagira website, kuko iyo bagiye kuguha monetization bahita bagusaba gushyiramo website nyine, wenda icyo gihe uba warayifunguye nibwo uyishyiramo. Noneho ngiye guselecta, ni ukuvuga ngo niba udafite website, niba ntayo ufite, niba uyifite urayishyiramo hano, niba utayifite sava nta kibazo uyihorere. Ubwo kuko uraba hejuru utigeze ushyiramo website uri bukore hano, urashyira hano niba utayifite. Nurangiza tugeze hano kuri ha kabiri. Aha ngaha kabiri ni ukuvuga ngo barakubaza uburyo bazajya baguha amakuru yawe ya account yawe. Urashyira hambere, urabona no hariho yes send me. Uburyo baguha amakuru yawe. Aha ngaha gatatu tugeze aha ngaha barakubaza gutoranya igihugu. Aha ngaha niho narimo ndababwira ugomba gutoranya igihugu utabeshya, ntukibeshye, kuko igihugu nukibeshya biraba bipfuye byose. Aha turashyiramo u Rwanda, kuko nubeshya igihugu urimo, igihugu nukibeshya ntabwo uzigera ubona monetization, kuko mu gihe cyo kukubaza igihugu niho hantu banakubaza gushyiramo irangamuntu yawe. Ushyiramo irangamuntu, ngira ngo ugomba murabyumva. Niyo mpamvu ugomba gushyiramo igihugu cya nyacyo urimo. Turi mu Rwanda, aha ngaha ndi mu Rwanda. Noneho reka nshaka u Rwanda, haba hariho ibihugu byinshi, ni ugushaka u Rwanda. Ni ugushaka u Rwanda, haba hariho ibihugu byinshi cyane. Mwihangane. Aha ngaha reka nambike telefone, kuko ndabona ibihugu ndabona byose bigendamo ukuntu. Reka nambike fone. Gutya byakunze, reka nambike fone. Murihangana na fone yanjye, ibihugu byari bigiye ku ruhande kure. Noneho tugiye gushaka u Rwanda. Impamvu dushyiramo u Rwanda ni uko nimero yawe ya telefone, niba warakoze verification, niba warakoze telefone ariko ko washyizemo nyine telefone y'inyarwanda, aho ugiye gukora verification, abantu mutigeze mubona ukuntu bakora verification, ndaje nabyo nzabakorera video. Niba wumva wakunze ibyo nkora, wakwandika muri comment ukambwira ati dukorere n'uburyo ba verifyinga email. Byagufasha nabyo mukabyiga. Ariko ndabona aha ngaha, ndabona u Rwanda ruri kure. Bite igihugu cyacu uko gihora kiza mu b'imbere, aha ngaha ko washyizemo byinshi kikajya inyuma. Mwihangane, ariko igihugu cyacu aha ntabwo cyaburamo. Aha ngiki igihugu cyacu cy'u Rwanda rurimo. Narusizemo nguru. U Rwanda rurimo ntabwo rwabura. Twe abanyarwanda tuba turi mu b'imbere. Noneho aha ngaha irimo kuzamuka, harimo amategeko n'amabwiriza menshi cyane. Urasoma, niba wenda warigeze gusoma, cyangwa se niba utarigeze uyasoma nabwo nta kibazo. Ariko icyo dushaka kugera inyuma hahera, bagahita batubaza aha ngaha baratubaza niba warangije kumva amategeko n'amabwiriza.
niba warangije kuyumva urakoramo ushyiremo akavi, ariko aka kavi biba byiza nyine iyo ugashyizemo, ariko hari n'igihe uba utigeze ushaka kwita ku mategeko, ugahita uza hano aha ukemeza, numara kwemeza barahita baduha akamesaje, murihangana aho biri butindeho gakeya, murihangana. Okay, ahangaha buno yarangije gufunguka Google AdSense. Noneho bagiye guhita batwereka uburyo bazatubaza uburyo twakwakiramo amafaranga. So okay, ngubu ahangaha barakubaza, reka mbasobanurire utuntu, kanabasobanurire aha barakubaza uburyo ushobora kubonamo amakuru y'ibintu y'amafaranga yawe. Aha iriya twari dukoze ni step ya mbere, noneho niba wumva ushaka ko tuzakora ino step ya kabiri nabwo uzambwira nze tuyikore, urandika muri comment niba wakunze ibintu nkora, niba wakunze ibintu nkwereka urandika muri comment, ubundi noneho hasigaye nze mbahe n'uburyo ahangaha noneho ushobora gukomeza izi step nazo ukazikora, izi step ukazikora. Okay, dore urimo kubona ko ahangaha bahita bongera akakubwira, reka nsubire inyuma ho gatoya uharebe neza, reka nsubire inyuma, dore ahangaha bazongera kubazemo website yawe, ni ngombwa kuba ufite website. Okay, kuba ufite website ni byiza. Utu tuntu natwo bazongera batukubaze tuno twose, bakubaze ahantu haca amafaranga yawe. Okay, bakubaze uburyo amafaranga uzajya uyakiramo. Okay, aha naho nzagaruka mpabigisha, ndimo kuhabigisha mbereka uburyo bakora izi information zose, customer information, mbere ukuntu bazikora muri video ikurikira. Wakunze ibintu ndimo gukora wibuke gukora share, subscribe kugira ngo turusheho kubana mu buri munsi. Murimo murabona ahangaha nayo mbaye nk'ubinjizamo ahantu hatoya, aha bazongera bakubaze, murimo murabona nyine ibi ngibi nabyo tugomba kubyiga. Bazakubaza ngo address, line 2, bakubaze igihugu, wongera nongera ushyiremo hano nimero de telefone, ushyiremo hano amazina, dore hano izina ryo ngiri riba ririmo riba ryijyanyemo. Okay, ibi bintu tuzagaruka tubyiga. Mwakoze kuba mwari muri kumwe nanjye, nitwa Tuso The Barber. Komeza unkurikirane ku mbuga zose nkoreshaho Tuso The Barber. Mwakoze cyane, naho ubutaha, ciao ciao.